Amahoro y'Imana kuri mwese aho uherereye hose, ibyo ukora byose nkwifurije guhirwa, kugira imigisha myinshi. Reka dukomeze rero n'ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu umunani mu by'ukuri bitagakwiye kuduhangayikisha. Muri iyi minsi duhangayikishijwe na byinshi, ariko buriya ntabwo byari ngombwa. Yego birumvikana, hari igihe duhangayika mu buryo bukwiye, ariko nanone hari igihe tujya guhangayika mu buryo budakwiye kandi bitari bikwiye. Rero ntabwo ari byiza ko ikintu cyose tubonye gishobora kuza ngo kiduhangayikishe. Niyo mpamvu mu kiganiro cy'uyu munsi rero nagize ngo tuganire kuri izi ngingo, ibi bintu umunani. Nutumara kubyumva kimwe tukabihuza n'ubuzima tubamo, ntibikaduhangayikishe. Njye rero turi kumwe ni Iradukunda Gilbert, channel yo ni Gilberto Media Tour. Ikaze. Ikintu cya mbere rero, ntabwo ukwiye guhangayikishwa n'amagambo abantu bakuvuga. Wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina, niko umunyarwanda bivuze, ariko biranakwiye. Hari igihe mu buzima umuntu ashobora kubona ufite inzozi nziza kandi uzigeraho nta kibazo, agahita agaba igitero cy'amagambo. Ubwo se nujya guhangayika urumva uzaba udatanga urwaho. Rero amagambo bakuvugaho rwose bagamije kugusenya, no, ntabwo akwiye kuguhangayikisha na gato. Nujya guhangayika uraba uri kwiha urw'amenyo, cyangwa se abasetsi n'abandi bakuvuga. Iyo babona ko ibyo bakuvuga biha agaciro nyine, baravuga bati umugambi wacu wagezweho. Ariko niyo umuntu akuvuga akabona uko akuvuga niko ukora, ukagerageza kwiteza imbere, ukabona nta kintu bikubwiye. Hari abantu numvise bavuga ngo ni ukwambarira fime nyine, ni ukutabiha agaciro. Ubwo rero tugerageze iki kintu ntikikaduhangayikishe. Dufite byinshi bikwiye kuduhangayikisha, cyangwa se si na ngombwa guhangayika kubera ibi bintu. Rero tugerageze ahubwo ibyo dukora tubishyiremo imbaraga, amagambo ntakadusenyere cyangwa se aduce intege mu byo tugamije gukora. Icya kabiri, ibyo udashoboye guhindura, umuvandimwe, inshuti yanjye, ibintu udafitiye ubushobozi bwo guhindura, ntugahangayike kubera byo. Umuhangayiko wawe ntabwo ushobora gutuma isi itazenguruka. Ibibazo dushobora guhura nabyo mu buzima, kubihangayikaho rero ntabwo ari byiza. Rero ibyo udashobora guhindura, hari ibintu tuzi, ibyago duhura nabyo. Ubu se ugiye guhangayika ko uzapfa, wazakora iki? Ntacyo wakora. Ugiye guhangayika se ko nujya ku rugendo ushobora guhura na accident, ntacyo wakora, nta plan wagira. Rero twebwe tube focused, cyangwa se twerekeze amaso, duhange amaso ku byerekezo byacu, ubundi dukore. Ntitugahangayikire ku bintu byose tudashobora guhindura rwose ngo bituzamurire isukari. Niba byakubagaho, jya ugerageza kubirwanya. Tuzategura n'ikindi kiganiro cyadufasha gukuraho stress, cyangwa se igihe ubona ibintu bishobora kuguhangayikisha, tugende tubyikuramo gake gake. Ariko ntabwo byari bikwiye kuduhangayikisha. Dufite imigambi cyangwa se inshingano nyinshi, cyangwa se n'izindi ntego twagakwiye kwitaho. Ariko ibyo udafite ubushobozi bwo guhindura, ubundi wakora iki? Ntacyo wakora. Rero ngo duhangayike dufunge isura ubuzima bwanjye, ntabwo ari byiza rwose. Icya gatatu, buriya ubuzima singiye kubabeshya pe, ubuzima tubamo ntabwo dushobora kuba kuri level zimwe. Ubwo nshatse gukomoza ku ngingo ya gatatu, kugereranya ubuzima ubamo n'ubw'abandi. Muri iyi minsi hari igihe umuntu akunze guhangayika. Birashoboka, abantu benshi barahangayikishwa n'uko abandi babayeho, iterambere rya bagenzi babo ni n'ishyari kwanza. Uretse no kuba byaguhangayikisha gutyo, biranagusenya mu bwonko pe. Ntabwo ukwiye kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'undi. Niba wubatse, ufite urugo rwawe n'urwawe, n'urwa mugenzi wawe n'urwa mugenzi wawe. Rero ntabwo wagakwiye guhangayika uko mugenzi wawe abayeho, imitungo afite, imodoka. Ntabwo ari byiza. So icya mbere rero ni uko wumva ko wowe ubwawe uri umunyembaraga. Uko kanaka abayeho rero ntukabitindeho. Wowe ugira planning. Niba ufite n'abo mubana, n'abo mukorana, ndavuga niba wubatse, huza n'uwo mubana, cyangwa se niba uri ingaragu cyangwa umusore, uko waba ubayeho kose, oya, reka kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Reka tureke kubitindaho. Ariko ntabwo kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi ntacyo byagufasha, ntacyo byadufasha pe. Tureke kubitindaho rero. Icya kane rero, hari ibihe byahise pe. Ibihe bibi byahise wanyuzemo nabyo ntabwo bikwiye kuguhangayikisha. Mu buzima hari igihe rwose amakosa simpakanye kwabaho mu buzima. Hari igihe ugira gutyo ugahura n'amakosa, ukagwa mu makosa, ukagwa mu byaha,
ukagira inshuti mbi. Igihe rero byakubayeho, mu buryo bwo kubirwanya no kwiha iterambere muri wowe, ntabwo ari uko ugomba guhora wibuka uzirikana ibyo bihe bibi wanyuzemo, oya, ahubwo ibihe bibi wanyuzemo gerageza bigutere imbaraga, kuko ni experience y'ubuzima wungutse, kuko hari amakosa yabayeho kwanza kugira ngo uhure n'ibyo bibazo bituma uhangayika kuri ubu byararangiye, oya, fata umurongo, ibihe bibi wanyuzemo bikubera isomo, niba warabigizemo uruhare bikubera isomo, niba nta ruhare wabigizemo bibaho mu buzima. Twamaze kubona ko hari ibintu bashobora guhindura byanga bikunda, nta nubwo tugomba kubitaho umwanya cyane. Rero ibihe byahise ntabwo byakagombye kuza bidutera stress, kandi mbabwira ko nyuma y'ibihe bibi, ubuzima bubi, iyo ufashe umurongo ugahinduka, ukihereza ingamba, ugera ku iterambere n'abandi bose badashobora gutekereza. Nizere ko turi kumwe, izi nama turazikeneye kuko ni urufunguzo rw'ubuzima. Icya gatanu rero, gushimisha buri wese nyaboneka. Ibyo dukora, ntugakore ibintu ugamije gushimisha abantu uzabashimisha ryari? Abantu nta gihe na kimwe ushobora gushimisha bose. Wowe ubwawe ahubwo ni wowe ugomba kuvuga ngo mfite plan, mfite ibyo ngomba gukora, mu gihe runaka nzabigeraho, bibe umunsi umwe, bibe iminsi ibiri, bibe ukwezi, umwaka. Ni plan zawe ku giti cyawe, ntawe ugamije gushimisha. Nubikora kugira ngo ushimishe abantu rero, ntabwo byakunda. Urajya gushimisha abandi se kubera iki? Uko bakubona? Oya, umuntu akwereka ko yishimye kandi atakwishimiye. Kandi umwanzi aza mu isura yo guseka, sibyo? Tugerageze rwose ibintu tubihe agaciro. Ntugashake gushimisha abantu, nubikora ugamije kubashimisha ntacyo uzageraho, ndakubwiza ukuri. Nukora ushaka gushimisha abantu ntabwo bizakunda, kandi bizakuzamura isukari na stress. Niba utishima se uzagira gute? Uzareka gukora? Okay, so reka dukomeze na gatandatu. Rero ntabwo nanone wakagombye guhangayikishwa n'ibyago mu buzima ushobora guhura nabyo. Nigeze mbivugaho ruguru, ibintu udashobora guhindura, ariko iyo utekereje ibintu bibi, ko ushobora gutangira urugendo ugahura n'ibintu bibi, ko ushobora kujya gusura umuvandimwe, inshuti yawe n'ahandi, ugakora accident, nta kintu waba ugikoze. Rero ntitugahangayike ku bibazo twe expectinga cyangwa se dutekereza ko bishobora kuba. Ntitubihangayikaho, ntacyo tuzakora. Ntabwo bikwiye. Nibyo nshuti yanjye, tugerageze rero dufashanye, twebwe twihereze intego, tugire intego yacu nyirizina, ibindi byose tubireke. Icya karindwi, hari ugutinda kugera ku ntego zawe. Ushobora kujya imyaka 10, 20, ukajya mu ishuri uvuga ngo niniga nzakora ibi ngibi, ninsoza segonderi, ninsoza kaminuza nzubaka inzu imeze gutya, nzashaka ngire gute. Ibyo byose ukabiteganya, ugahora uri mu nzozi. None se kugira inzozi ntizigerweho, uzajya guhangayika kutagera ku nzozi zawe? Oya, ahubwo byakaguteye ishyaka, ukareba amakosa ashobora kubaho wakoze, cyangwa se icyatumije bitagerwaho, gukomeza kugerageza. Ubwo icyo nshatse kuvuga ni ukudacika intege, perseverance. Kudacika intege ni ikintu kizatuma duhora dufite ishyaka cyangwa se umurava, bikaturinda kugira ishyari na bya bindi byose twavuze ruguru. Rero kuba utinda kugera ku nzozi zawe, igihe runaka kizagera uzigereho. Ntugahangayike kuko utinda kugera ku nzozi zawe, ahubwo uhore ufite ishyaka, guhindura uburyo ushakamo cyangwa se wifashisha kugira ngo ugere kuri za nzozi. Ariko byanga bikunda, igihe kizagera za nzozi uzigereho wishime kandi ube strong. Turi kumwe, turajyana. Okay, nizera ko ibyo mvuga nitubikurikiza twese dufatanyije, inzozi dufite, ubuzima tubaho, tuzaba mu buzima turimo nta stress. Dusoza rero ingingo ya nyuma, ni ugutinya kugerageza kugira ibyo ukora ufite ubwoba bwo kugira gute, ubwoba bwo gutsindwa cyangwa se kutagera ku byo ushaka kugeraho. Ntugatinye cyangwa se ntugahangayikishwe no gutinya kugerageza. Mu by'ukuri abenshi dusazanye imishinga mu mutwe pe, sinjya kukubeshya. Mu mitwe yacu, harimo imishinga, iyi mitwe yacu yuzuyemo projects, harimo projet nyinshi. Wakwandika n'ibitabo, ariko ntidushobora kugira gute, kujya forward ngo dutangire dufate rwa rugendo.
tureke gutinya kugerageza. Uko dutinya kugerageza rero niko twumva ko tudashoboye, uko twumva ko tudashoboye stress. Tugerageze rero twite kuri ibi bintu. Izi ngingo naziteguye cyangwa se ibintu umunani nabiteguye kugira ngo turebere hamwe uburyo ki twagerageza kwirinda stress cyangwa se kubaho mu buzima budahangayitse. Ntabwo bishoboka ko wabaho udahangayitse, ariko nanone hari igihe tubigiramo uruhare tugahangayikishwa n'ibidakwiye. Ibi bintu tuvuze ahangaha nitubikurikiza, nitubigire ibyacu, tuzagera ku byo dushaka kandi nta stress, tubigeraho dufatanyije n'imiryango yacu, inshuti zacu, abo tubana nabo mu mutuzo. Ikaze rero hari kuri Gilberto Media Tour. Mbifurije guhirwa, kugira imigisha myinshi mu byo dukora. Hari igitekerezo watugezaho, ni karibu. Murakoze cyane.